Uwiteka ijambo ryawe rirambwira ngo ntitukemerere umwuka w'ubupfumu kuba mu bana b'Imana. Umwuka w'ubupfumu twitandukanyije nawo mu izina ry'Umwami Yesu, ndetse n'imivumo ikurikira umwuka w'ubupfumu twitandukanyije nawo. Twitandukanyije n'iyo mivumo yose mu izina rya Yesu. Uwiteka ndatura yuko umwuka w'ubupfumu ari imbaraga zanduye, ari imbaraga zashyiriweho kurwanya abana b'Imana, ni imbaraga zashyiriweho kurimbura abana b'Imana, ni imbaraga zashyiriweho kuyobya abana b'Imana. Umwuka w'ubupfumu turakwirukanya mu izina rya Yesu. Intebe bakwicajeho, aho wicaye ariho hose, ibicaniro bakuzamuriye turabisenya mu izina rya Yesu. Nkuko Gideyoni yasenye ibicaniro byo mu nzu ya se, agasenya ibicaniro byubakiwe Baal, natwe dusenya ibicaniro byubakiwe ibigirwamana, ibicaniro byubakiwe umwuka w'ubupfumu turabisenya mu izina rya Yesu. Rimbuka Satani mu izina rya Yesu. Break even right now in the name of Jesus. Rimbuka nonaha. Rimbuka nonaha uve ku buzima bwacu umwuka w'ubupfumu. Umwuka w'ubupfumu, umwuka wo kuroga, umwuka w'uburaguzi twitandukanyije namwe. Twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Uwiteka utubabarire kwizerera mu bupfumu bushingiye ku nyenyeri. Ibyo bita ngo ni horoscope. Twitandukanyije nawe mu izina rya Yesu. Twitandukanyije na horoscope mu izina rya Yesu. Ni ubupfumu. Uwiteka twitandukanyije n'ubupfumu bureba mu biganza, bureba imirongo mu biganza. Twitandukanyije n'ubwo bupfumu. Twitandukanyije n'uburaguzi, fortune telling. Twitandukanyije nabwo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'iyo mivumo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije kandi n'imiryango y'ibanga. Twitandukanyije n'imiryango y'ibanga, abasekuruza bacu cyangwa imiryango yacu yifatanyije n'imiryango y'ibanga. Twitandukanyije n'iyo miryango. Twitandukanyije na Illuminati mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'abafrimason mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'aba brotherhood bo muri West Africa. Twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'imyuka y'ikuzimu ikomoka mu Buhinde y'Abahindu. Twitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'imyuka ikomoka muri Aziya, imyuka y'Ababudiste. Twitandukanyije nawe mu izina ry'Umwami Yesu. Twitandukanyije n'imyuka y'ikuzimu iva mu Barabu. Twitandukanyije n'imyuka y'ikuzimu iva muri Amerika no mu Burayi. Twitandukanyije n'ibyo bigirwamana byabo, imyuka y'ubutinganyi twitandukanyije nayo. Twitandukanyije n'imyuka y'ikuzimu itera abana b'Imana kugoma. Twitandukanyije nayo. Imyuka y'ubusambanyi, imyuka ya pornography twitandukanyije nayo. Twitandukanyije na za pornography mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'imyuka y'ikuzimu yinjiye mu bana b'Imana bari mu bintu byo kureba indirimbo zirimo ibintu bya pornography, indirimbo zikuzimu. Twitandukanyije nazo mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'iyo mihango y'umwijima, twitandukanyije n'iyo migenzo y'umwijima mu izina rya Yesu. Kandi imivumo yose ikurikira ibyo bikorwa Uwiteka turakwinjiza ngo idukuriho mu izina rya Yesu. Uwiteka turakwinjiza ngo utubabarire nyagasani ubwibone, utubabarire ubwibone, utubabarire kwigomeka, kandi imivumo ikurikira ubwibone Uwiteka ndakwinjiza ngo iyo mivumo idukureho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwibone naho butandukaniye no gusenga ibigirwamana, kandi kwigomeka naho bitandukaniye n'ubupfumu, kuko umwibone n'ubundi aba yumva ari ikigirwamana, kandi kwigomeka bikomoka kuri Satani. Uwiteka ndakwinjiza ngo tubabarire umwuka w'ubwibone, umwuka wo kwigomeka. Va ku buzima bwacu, va ku buzima bwacu nonaha mu izina ry'Umwami Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Satani nta kindi kimugenza uretse ibintu bitatu: uretse kwiba, uretse gusenya, uretse no kwica. Nta kindi kimugenza. Niyo mpamvu umwuka wa rushenyi, umwuka ugenzwa no gusenya imiryango, turaburimbuye mu izina rya Yesu. Rimbuka. Kandi umuvumo wo gusenyuka kw'imiryango turaburimbuye mu izina rya Yesu. Rimbuka. Umuvumo usenya imiryango, rimbuka. Umuvumo wahagurukiye gusenya ingo, rimbuka nonaha. Umuvumo wahagurukiye gutatanya abavandimwe, rimbuka nonaha. Umuvumo wahagurukiye gutatanya abana b'Imana, rimbuka nonaha. Umuvumo wa rushenyi, yaba ari kudusenya mu bitekerezo, yaba ari kudusenya mu kazi dukora, yaba ari gusenya imiryango yacu, yaba ari gusenya ubuzima bwacu, rimbuka wa muvumo. Rimbuka mu izina rya Yesu. Duhagurukiye kukurwanya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turwanye Satani azaduhunga. Twitandukanyije namwe mu izina rya Yesu. Turatura ko ubuzima bwacu butazasenywa. Turatura kandi yuko ubuzima bwacu bwubatse ku rutare. Ubuzima bwacu, imibereho yacu n'ibyacu bikingiwe mu gihome gikomeye ari cy'Umwami wacu Yesu Kristo. Nimurimbuke mu izina rya Yesu.